basogokuruza bacu Aburahamu na Isaka na Yakobo, uri Imana iteye ubwoba, uri Imana nyamana. Turagushimye muri kano kanya kubw'umurimo mwiza n'umugambi wawe mwiza watangije mu isi wo kugira ngo izina ryawe rirusheho kwamamara hose, rigere hose, abatakuzi bakumenye, ukize ubugingo bwa benshi bwe kuzaruhama. Wemera gutanga umwana wawe n'ikinege kugira ngo uzamwizera wese atazarimbuka. None rero muri kano kanya ndi kumwe ndetse mwami Imana na bene data abakozi bawe ku byishimo, turakwinginze ngo bane natwe. Ndakwinginze umurimo tugiye gukora utubashishe mu ijambo, mu buhamya. Uwiteka utube bugufi, ndakwinginze kugira ngo abazabyumva bose bizagira aho bibakura kandi bigire nawe bibageza. Ugusukureho gukora k'umwanzi Satani ndetse n'abadayimoni be, maze ibyo ushima ushaka bibe hose kandi bibe hamwe ndetse n'ano hantu, ni mu izina rya Kristo Yesu, amen. Ndi umukobwa muri umurimo w'Imana w'ivugabutumwa ku Gisenyi muri Rubavu. Mvuka mu bana 7, abahungu ni 5, abakobwa turi 2. Nakijijwe muri 2007 mu kwezi kwa 12 niho nakiriye agakiza. Maze gukizwa nagize inyota nyinshi yo kuzura umwuka wera, nkabona abatitira n'abavuga indimi mva ko aribo batunze umwuka wera. Najya gusenga nkiyiriza ubusa mu butayu mu buvumo, Imana ikambwira ikanuma abahanuzi yuko ngewe mfite umwuka wera yawumaye kera ndi n'umwana muto, sinemere ko mfite umwuka wayo. Bigeze nyuma iza kumbwira yuko igiye kuncisha mu gashuri k'abahanuzi, nikarangira izanyereka ikimenyetso cy'uko mfite umwuka wayo. Ubwo rero agashuri nakanyuzemo dora byose karangiye muri 2012 nibwo yanyeretse ko mfite umwuka wayo. Nagiye kubwiriza ari kuwa 5 ku Kacyiru mu Kanserege, naratangiye ivugabutumwa. Noneho tugira ibihe byiza, tuza gutaha dukesheje nko mu saa 2 z'ijoro. Ndataha ngeze mu rugo, icyo gihe nari nsigaye mbana na musaza wanjye wari umuganga, nuko yabaga hari Kimisagara kuri sitasiyo, Umuhamya wa Yehova. Noneho ngeze mu rugo, musaza wanjye kimbona, nari nihutiye kujya gutegura icyo kurya, arambwira ngo aka kanya ndavuze ngo ryamuruhuke. Ndamubwira nta munaniro niyumvamo, ngiye kugira vuba vuba, ntabwo ndi bugukerereze, ahasigaye niyo gutuma utaryama utariye. Arambwira ngo nta biryo ndi gushaka, navuye ku kazi kare mu masaa 6 nateguye, nishaka kurya nawe ufata icyo kurya, ariko ndakwitegereza mu maso yawe ngabona unaniwe cyane. Ndavuze ngo ryamuruhuke. Nuko nibwo bwa mbere nari mvuye mu ivugabutumwa mbona afite impuhwe nyinshi. Noneho byo birangiye, naramubwiye ngo nta nzara mfite, ntabwo ndashaka kurya, yera uburenganzira nigire kwisengera. Numvaga ngiye kujya mu rubyiruko rwa Kiruhura basenga kwa 5 nijoro. Aho kugira ngo manukiye Nyabugogo nerekeza Kiruhura, nzamukiye Nyamirambo ntabizi, ubwenge bwagiye. Ninjira mu kabari ka mbere. Ngeze mu kabari, ubwo naragiye, ariko mbere ko ninjira mu kabari ubwenge bwari bwagiye, narwanye no kukura akaguru hasi biranga, ngiye no gusubiza kandi kaguru inyuma biranga. Nirekeje mu kabari birakunda. Narinjiye banyakira nk'umukiriya. Ngeze kuri kontwari muri ngewe ntangira kuvuga ni mwese nimwumve. Ndavuga muri ako kanya ijambo ryo kwa Yeremiya, umuhanuzi Yeremiya muri Bibiliya 5:1 ku murongo wa 6, hari ijambo rivuga ngo nimuhunge muve muri Babuloni, umuntu wese akiza amagara ye, muticwa mu bicumuro byaho, kuko ari igihe cyo guhora kuwiteka, agiye kwitura ibihakwereye. Iryo jambo ryahise rinzamo, ntabwo nari nzi naho riri, ryahise binzamo gutyo mbita mvuga gutyo. Muri ako kanya maze kuvuga gutyo, amagambo yandi abanjemo avuga ngo yemwe mwabagabo mwe, abagore banyu bararira amarira menshi, abana mwabyaye bishwe n'inzara, abana barwaye bwaki, abana ntibiga. Imana yabaye umugisha, muzana kwa Mariya kusindira no kusambanira. Kubw'ibyo Imana yo mu ijuru babanguriye inkota. Yemwe mwabagore mwe, ubwo narasimbukaga nafite Bibiliya mu ntoki, nari nakenyeye igitenge nagipfunditse n'isakoshi ku rutugu.
ndangije ngira abagore nyemwe mwabagore mwe mwasize abagabo banyu mubeshye ko mubabeshye yuko mugiye muri misiyo z'akazi kandi muje kwinezeza no kwisambanira gusa. Kubw'ibyo fata Bibiliya nzamura hejuru, n'Imana yo mu ijuru banguriye inkota ije kubasya. Niyemwe mwabasore mwe namwe mwabakobwa mwe, ni ababyeyi bababyaye bararira amarira menshi. Igihugu cy'u Rwanda gifite isoni zo kubitirirwa ko muri abana b'u Rwanda kubera ubusambanyi bwanyu, uburara bwanyu, kwiyandarika kwanyu, kwambara ubusa kwanyu. Kubw'ibyo Imana igiye kubahindura intumbi ku misozi, mugiye kuzaribwa n'inyoni nkongoro. Basohoye nabi bavuga ngo uyu mugore ari gusakuza ngo aravuga nabi. Narasohotse ariko nasohotse narangije kubivuga. Ngeze haruguru ku kandi kabari, ntabwo nigeze ndushyanya n'amaguru, nahise ninjira. Ngeze muri ako kabari nanone ninjiyemo imbere kuri kontwari. Ubwo nanone ndatangiranye ni mwese ni mwumve. Hahise hanzamo ijambo ryo ku muhanuzi Obadiya, agira igice kimwe muri Bibiliya gusa ku murongo wa 15. Naryo ntabwo nari nzi aho riri. Ivuga ngo dore umunsi w'Uwiteka uraje kandi uziye amahanga yose, uko wagenje niko uzagenzwa, ibyo wakoze bizagusubira ku mutwe. Nkimara kuvuga gutyo ako kanya subira muri bwa butumwa bw'abagabo n'abagore n'urubyiruko, naho bansohora nabi. Nuko ariko bandyaga kugeza ku muryango bangurura, narangije kubivuga gutyo. Ndagenda kugera kuri tapi ruje hariya Nyamirambo. Ngihagera ako kanya nasohotse mu kabari bansohora, nzamutse ku kabari kari haruguru y'umuhanda wa kaburimbo. Umusekirite yari yambonye waho aritambika ngo ntinjiramo, ambaza ngo urajya he madamu, urajya yitambika. Muri uko kwitambika nahise murambura akaboko, ni mu izina rya Yesu huma, ahita yicara hasi arasinzira. Bita ninjiramo ndavuga abantu baramuvuga ngo uyu mugore ari gusakuza. Sekirite urihe? We yari yasinziriye yagurnye, hari muri yagiye. Nuko narangije kuvuga munyuraho, nuko ndagiye. Naramanutse ngera kuri 40 hariya Nyamirambo. Ngeze kuri 40 nasohotse mu kabare. Abagabo 4 babasinwa utuyoga muri utuducupa duto cyane bita suruduwiri. Noneho bakimbona barampamagara ngo umva mukozi w'Imana, barambwira ngo ngwino tukwereke n'ahandi hari akabari, ugenda ubatubwirira. Baranyereka abantu ngira urutoki, ninjira muri ako kabari. Hari ameze nk'ahantu hari agakorodoro, ninjiramo. Nkigeramo kakabari ndavuga, mu kurangiza kuvuga nsanga abagabo, nanasohotse ngeze ku marembo nsanga abagabo bantegeye hafi aho. Barambwira ngo ngwino tukwereke n'ahandi hari akabari, ugenda ubabwire. Bigenda gutyo, nayo nasohokaga nasangaga bantegeye hafi aho, ngwino tukwereke n'ahandi hari akabari. Birangiye barambwira ngo utubari tw'ingenzi twari tuzana kuri 40 turarangiye. Barambwira ngo ufite agatege tukwambukana Igikondo, tujye gukwereka ahantu hari utubari dutsitse, naho ugenda ubabwire. Babwira ni nta gahunda yo kujya Igikondo, nkomeje yo mu mujyi. Narakomeje ariko bahita bansezeraho. Mwarambwira ngo ugendane n'Imana. Ni yego. Uwa kabiri arambwira ngo ugendane n'amahoro y'Imana. Nanjye ni yego. Uwa gatatu arambwira ngo Imana yo mu ijuru iguha umugisha. Uwa kane arambwira ngo yaba twagiraga 5 bameze nkawe muri uyu mujyi wa Kigali hari icyahinduka. Noneho bamaze kuvuga gutyo bansezeye, nahise ngenda. Naragiye ku Gitega hari kuri Hotel Sky, naho ndavuga ariko sininjiyemo imbereho. Ndakugendera no mu mujyi hano kwa Rubangura. Mageze hari nijoro basanga polisi na pandagare. Nahise simbuka, ubwenge bwari bwagiye. Ndavuga mbabwira ibyo byari binjemo kubabwira. Ntawigeze avuga ngo he cyangwa ngo agire icyo avuga, baranyihoreye. Nanyuze kuri rompuwe, numva ngize imbaraga nyinshi ngikata kuri rompuwe hano mu mujyi wa Kigali. Numva ni nk'amazi, ni nk'umuntu umennyeho amazi, imbaraga zirushaho kwiyongera. Namanutse harasope kuri Sainte Famille, mbahura n'abasirikare kuri patrouille. Mba ndasimbutse mera nkugurutse. Mu gusimbuka ndavuga ni mwumvu Uwiteka Nyiringabo uko avuganye namwe. Uru rwandiko nugerayo uzarubasomere,
uhaye urwandiko nushikayo uzarubasomere, babwire yuko Imana itareba nk'abantu, babwire yuko imirimo yayo ikomeye.